ubuntu bwawe bwabanye natwe. Reka rero duhamagare Pastor Tom dukoma amashyi dushima Imana kuba kumwe nawe. Mpora mbivuga umunsi namubonye kuri Grace Room ari kwigisha navuze umugabo n'umwinginzi ngomba kumushaka. Kugeza uyu munsi turacyari inshuti. Pastor Imana igumugisha kandi yampaye inka tuzajya gukora ubwatsi. Umwuka itandukaniro byayo muri ubuzima kuko Abefeso 6:1 haravuga ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye cyangwa kuko ari byo bikwiriye. Biravuga ngo mu mwami wacu. Aha hantu twatandukanye gute umubyeyi wo mu mubiri ndetse no mu mwuka. Muramfasha cyane iki kintu n'icyingenzi ubashe kubitega amatwe kugira ngo uzajye ubasha no kubitandukanya. Benshi babigwamo kubera kutabisobanukirwa. Abantu bananirwa na link mu nyandikire kuri WhatsApp nta kibazo. Harabo link iri kunanira kubera amatelefone yabo. Pastor Tom tumuhaye umwanya kuri iki kintu nari mubajije. Urakoze cyane ndabashimira none. Cyanditswe cyo mu Befeso igice cya 6 umurongo wa mbere. Havugamo ababyeyi babiri. Havuga ababyeyi bo mu mwuka ndetse nabo mu mubiri. Nimubasoma ngira ngo mugasome neza hombe muhasoze kugira ngo mwumve abo mu mwuka nabo mu mubiri. Hanyuma mbone kubatandukanya mbere ku ruhare rwa buri muntu naho buri muntu azira mu buzima bw'umuntu. Abetina dusomere umurongo wa kabiri. Yego dusomere umurongo wa mbere n'wa kabiri yombi. Abefeso igice cya 6 ko habavuga bombi. Yeah. Abefeso 6 umurongo wa mbere. Yego. Bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Uwubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Mujye mwumvira ababyeyi banyu bo mu mwami. Mujye mubumvira abandi mububahe. There are 2 words. Harimo amagambo abiri. Okay? Hari ijambo ryitwa kumvira hakabaho no kubaha. Okay? Now ababyeyi kuki ababyeyi bo mu mwami aribo baza first of all? Kuki aribo barimo mentioned imbere bo mu mwami? Why? Nuko icyabyawe n'umwuka cyose kinesha isi. Okay? Icyabyawe n'umwuka cyose kinesha isi. Icyabyawe n'umwuka kiyoborwa n'umwuka. Tuvutse bwa kabiri twavukiye mu mwami Imana. Tuvutse mu mwami Imana, umwami Imana niwe mucunguzi wacu, niwe mukiza wacu. Okay? Now niba ubuzima bwacu bwaravutse muri Kristo Yesu kuko abamwemeye bose yabahaye ububasha. Okay? Yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Twavutse bwa kabiri. Wavutse bwa kabiri ntago ari uwo mubiri wawe. Uyu mubiri wawe yavutse kwa Nyagahene, yavutse kwa Nyagahaya, yavutse kwa mwitizina cyangwa nzabamwita. Hanyuma hari undi muntu wo original wavutse mu Mana abyawe n'umwuka. Ntabwo uyu muntu azareka kuba mwene runaka wo twari tuvuze. Umuntu wawe w'imbere akeneye ementa umuhuza na data wo mu ijuru. Uwo niwe spiritual father. Okay? Uwo nguwo impamvu ariwe twubaha mbere nuko umuntu wawe w'ingenzi ari uyu muntu w'imbere utazarimbuka. Okay? Uyu muntu wawe w'imbere ntabwo azarimbuka. Niwe uza mbere. Niwe baha priority. Kubera iki? Niwe afite ububasha kuzafata nguko ntimuzi byanditswe byera bivuga ngo mwubahe ngo ababayobora mu mwuka ngo kuko bafite inshingano zo kureberera ubuzima bwanyu no kwita ku bugingo bwanyu. Yego, no kwita ku bugingo bwanyu. So nukuvuga ngo your spiritual fathers baba bafite inshingano zo kwita ku bugingo bwa kugeza babugereje babukirije data. Niyo mpamvu aribo bagomba gushyirwa mbere. Hanyuma ababyeyi bacu ba hano ku isi turabubaha, turabemera.
okay, turabubaha turabemera, ariko ntago bafite uruhare rwo kuzajyana ubugingo bwacu ku Mana. So mu mucamake nuko impamvu cyangwa itandukaniro rihari nuko abangaba bari spiritual aribo baduhuza na data n'Imana n'ubuzima bwacu bw'iteka ryose, abandi baratubye tugomba kububaha. Scriptures zibivuga neza ko tukwiye kububaha rwose tukabemera, n'abantu b'ingenzi kandi ni bamwe Imana inyuzamo umugisha kugira ngo babe a blessing to us, banaduhesha n'umugisha nabahesha mu mugisha, ariko ku by'ubugingo ntago babifitemo uburenganzira. Spiritual fathers bafite uburenganzira n'ubasha ku by'ubugingo bwacu. Wow, komera Yesu amashyi cyane. Pastor Jackson, wowe hari ikindi warenzaho kuri ibyo? Abisobanuye neza. Duguha Imana amashyi cyane. Haleluya. Njyewe ndacyabaza Pastor Jackson, ese hari umubare ntarengwa umuntu ashobora kugira abamenta bangahe muri ubu buzima? Menta wagira bangahe bashobora kugufasha? Ese ni benshi? Hari umubare umuntu ashobora gushyiraho? Okay, urakoze, wazi ikibazo cyiza. Ndabivuga gutya, Pastor Tom yabivuze neza ari gukora introduction, avuga ko hari uruhare rw'aba-mentors hakaba n'uruhare rw'ababyeyi. Mu kanya mvuze ikintu, ndabata umubyeyi ashobora kukumentaringa kandi ashobora no kukurera mu buryo bw'umwuka, ariko umumenta we ntashobora guhinduka umubyeyi mu mwuka. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ushobora kugira abandi bamenta. N'urugero, ushobora kuri muri career runaka, ushobora kuba ushaka ubumenyi bwimbitse muri career urimo, uri muri leadership, uri muri politiki, uri mu biki, ariko biba byiza nanone kutagira abamentas benshi, kuko kugira abamentas benshi ushobora kwendinga up ugize confusion. Yes, ushobora kwendinga up ugize confusion. Wumvishe Pastor Tom ko yavuze wafite abamentazi babiri, kandi abo bamentazi babiri umwe ari muri sect imwe undi ari muri sect imwe, kandi zo zose zigize ubuzima bwe. So mu magambo ushobora kugira abamentazi nka 20 cyangwa 15, abo ngabo umwe yavuze ikintu byonyine ubwabyo bashobora guhuriza ku kintu kimwe, ariko bakabivuga mu buryo butandukanye, ukabura canganye icyuyu, basi ndafata icyuyu ndafata icyuyu. So it's better ko utozwa n'abantu bakeya. So sinajya kuvuga ngo ndashyiraho umubare, ariko nawe kameme wigira benshi kugira ngo utazagira confusion. Icyakabiri, njyewe nafavoreza ko sect umubyeyi wawe adashoboye kukumentaringamo ari ushakira mu umumenta, kuko ushobora kujya gushaka menta ufite umubyeyi mu buryo bw'umwuka kandi ashobora nawe kubikumentaringamo. So mu rwego rwo kudacreatinga confusions no kudafollowing abantu benshi, better be mentored n'umubyeyi wawe. Ikindi cya kabiri, biba byiza iyo umubyeyi yagize uruhare mu kugucuzingira umumenta runaka muri sector adashoboye kukumentaringamo, nimba nabivuga neza, ku buryo hari igihe ushobora kureba ukareba ukuntu avuga, ukareba ukuntu yigisha, ukareba so ukumva urabikunze, ukumva ubaye excited, ariko nyamara umubyeyi ashobora kuba mufiteho ibindi bintu kuko hari igihe ushobora kumubona gutya kuri pulpit ariko utazi ubuzima bwe bwo hanze. So rero nabivuga gutya, icya mbere si byiza kugira abamentas benshi, si byiza pe, kugira ngo wirinde confusion. Cya kabiri, ikintu umubyeyi adashoboye kukumentaringa wenda muri career runaka urimo, ushobora kuri muri politike, ushobora kuri muri leadership n'ibindi, umubyeyi adashobora kukumentaringa, it's better ko ugira umumenta, ariko umubyeyi yamwaprovinze, it's better. Ndibaza ari ibyo navuga mu magambo. Imana umugisha, bisobanuye neza. Ushobora gufata abamenta benshi nibyo bikaba byatuma utakaza umurongo. Par exemple, nkanjye nakuriye mu itorero rya Zion Temple, sinigeze ngira umumenta, numvaga apotre ampagije. Yari umubyeyi kandi akaba na menta, kandi nkumva ndanyuzwe cyane kandi nkahabwa ibyuzuye. Biterwa nawe uko wafashe wa muntu. Imana imuha umugisha. Hari umuntu hano wabajije ngo kuri Pastor Tom wavuze ko ufite abamenta babiri, ariko ntago basobanukiwe uwa leadership n'uwuhe na spirituality n'uwuhe. Muri bari abamenta wavuze ko hari umunigeria, hari na apotre Gitwaza. Muri abo bamenta wadusobanurira umwe icyo aguha n'undi icyo aguha, barakubaza. Nagira ngo nk'ibi byo biri personal,
icyo ni ikintu kiba kiri personal, ntabwo ari ngombwa kugishyira muri public ngo menye ngo ya mentoringa muri ibi. Icyo ni ikintu ukeneye kumenya gusa ko mfite abamenta babiri bamfasha muri ibi nibi, ariko si ngombwa ko nakubwira ngo uyamfasha muri ibi, ntacyo byakwigisha. Koko ntago nabikubwira nshaka kugira ngo ahari nawe bakubere amaventa, kandi I wouldn't do that. Ntago ariko nabyifuza. So reka ibyo ngibyo mbigire personal. Umwe mentoringa mu buryo bw'iby'umwuka, undi akamentoringa mu buryo bw'imiyoborere na leadership. Murakoze. Imana imuhe umugisha. Icyo nicyo, hari umuntu wabajije ngo ese birashoboka ko umuntu yakwiga kuba umwana cyangwa ni ibintu byizana? Reka twumve ko Pastor Jackson abivugaho. Umuntu yiga kuba umwana cyangwa biritora bikizana muri wowe, bigahita biza mu maraso ko uri umwana w'umubyeyi runaka? Ubundi reka ndebe uburyo mbivuga neza bitaza gutera confusion. Njye nemera iki kintu Pastor, hagati y'umwana n'umubyeyi hagomba kubaho, kandi ndakibonera support y'icyanditswe. Hagati y'umwana n'umubyeyi hagomba kubaho icyo nakwita spiritual attraction. Like attraction twabivuga, hari ukuntu mukururana, hari ukuntu umubyeyi niyo atavuga, umwana niyo atavuga, hari ukuntu ibintu biconnect. Correct. Urebe uburyo Elisa na Eliya bahuye. Elisa yari muri business, yari umudira, yari umuhinzi, ari guhingirira ibintu bye, ameze neza, ari gucuruza, yari umuhinzi uri professional. Ariko Eliya aramureba, amunagira umwitero. Immediately Elisa ahitagira no conviction. Yes. I have to follow this man. Sinzi point yangira kumvikana. Nubwo hagomba kubamo iyo spiritual attraction, hagomba kubamo iyo divine connection, hagomba kubamo icyo kintu cyo gukururana ku buryo ubona ikintu kimurimo ko nawe kikurimo. Ndaguha nk'urugero, Pastor Tom yabivuzeho, imitate your father. Biragoye kwimitatinga cyangwa kwigana umuntu mudafite DNA imwe. DNA imwe. Hari ukuntu ubona umuntu, ukuntu avuga, ukuntu akora ibintu, ukuntu yitwara ibintu, ukumva you want to be like him. Iyo attraction igomba kubaho. So kubyiga nabyo birashoboka. Ukurikije ku buzima bwa Petero, ushobora kuba wabyiga, ariko biragoye, ariko nabyo ntabwo bivuga ko bidashoboka. Petero nawe yaje gukurikira Kristo. Bagenda unarebye n'urugendo rwa Kristo na Petero, habagamo guserera. Wakoze iki? Byagenze gutya, waciye amatwi y'abantu, ntugace. Urebye story ya Petero na Yesu, of course yabaye umwana, ariko icyo nshaka kuvuga ndibaza muri kucyumva, sibyo? So ariko rebe Elisa na Eliya immediately, ku buryo na Eliya amubwiraga ngo sigara, Elisa yaramaze kudisa kubera connection bari bafite, kubera ukuntu bagera bati uyu mugabo ko atarasanzwe ambwira ngo nsigare, uyu munsi kuki ari kumbwira ngo nsigare. Undi ati no, ahishurirwa ko igihe cye cyo gufata season. Yabitubwiye neza Pastor Tom, Elisa yatangiye gukora, Eliya gihari. So bishatse kuvuga iki? Uburyo bari baramaze kuba connected, yaramaze kuba ati hari ikintu ngomba kuba maso. Nawe kugira musigire umwitara bati ba maso, muri serwakira kanura maso uraza kwakira. So bishatse kuvuga iki? Hari spiritual attraction, hari ukuntu mu connect, hari ukuntu wibona, hari ukuntu umuhamagaro wawe n'umuhamagaro bye bihura, hari ukuntu utabiforce. Yes. Kuko bureka mvuga kakana, impamvu utabiforce niki? Hagati y'umubyeyi n'umwana, iyo bavuze umubyeyi, egal relationship. Yego. Mu gihe udafitanye relationship n'umubyeyi wawe, uwo ngo ntago ari umubyeyi. Menta ushobora kumusoma ibitabo akakumentaringa mu bitabo, ushobora kumukurikira online akakumentaringa online, ariko umubyeyi it's a must ko mugira ino relationship. So bishatse kuvuga iki? Urugendo rwo kubaka ubusabane bwa n'umubyeyi, my dear, agomba kuzamo iyo relationship. So mu gihe itarimo rero biragora. So mu gihe rero itarimo, n'umuhamagaro wawe n'uwe bizahora bidasa nkaho bikubana. So for me, ntekereza ko iyo spiritual attraction ikenewe kugira ngo mukururane, ikikurimo n'ikimurimo bibe biganira.
muribuka Yesu Mariya mutwite na Yohana kuri Elizabeth barahoberanye, ntabwo ari Mariya na Elizabeth bakururanye, no, imbuto zibarimo. Umuhamagaro wari uri muri Yohana n'uwari uri muri Kristo byarahoberanye. Hari ukuntu bihurira, hari ahantu mu isi y'umwuka ibintu bimacingira. So rero ikizakwereka umubyeyi wawe guhura murakonekta easily. Icya kabiri, relationship ubona atari ibintu byo gupanika no gushyiramo imbaraga wafosinze watanze amaturo kugira ngo wemerwe wasuni. I think biroroha iyo spiritual attraction igomba kubirimo. Yes. Imana iguhe umugisha. Amashyi abisobanuye neza, ariko reka mbahe nk'urugero. Par exemple kuri jyewe maze imyaka 2 inshumbye, ariko ntago nari kugira umubyeyi atari uwambyaye. Byari bingoye cyane kumva hari undi muntu wambera umubyeyi, kandi aho navukiye mu maraso yanjye ni Apotre Gitwaza. Kandi pastor wari ufite izindi options nyinshi cyane. You see? Hari n'ababa nabigusaba cyangwa se hari n'abo ukunda ukaba wavuga ati kuko mukunda reka ngerageze, ariko byarangaga. Kubera iki? Amaraso yanjye acomekanye na Apotre Gitwaza, kuko nakuriye ku birenge bye. Ikindi yarangaburiye ndarya, connecta nawe cyane, turakonektana, numva amaraso yanjye naye birahura. Niyo mpamvu ntago byari binyoroheye kuba nashaka undi mubyeyi hanze. Nta nubwo numvaga ko ntababeshye, nari ntaremera ko ndi pastor. Numvaga ntarimikwa atansutseho amavuta. Numvaga ntarashumba atampaye inkoni ngo yemeze neza cyane umuhamagaro wanjye, kuko numvaga ari we ugomba kwatura ijambo ry'uko ndi umushumba. Noneho nanjye nkumva mu mara no koko mu mutwe wanjye no mu bitekerezo koko ndashumba, kuko hari uwampaye uburenganzira wandeze. Rero ntabwo umuntu yiga kuba umwana, ahubwo wowe uba ubifite muri wowe. Imana imuhe umugisha Pastor Tom, Pastor Jackson kubisobanura neza cyane. Urugero rwiza rwo kugira ngo akantu gato nakongeraho pastor. Hari ibintu abantu bajya bakonfuzinga ku kintu kijyanye na father cyangwa umubyeyi wawe mu mwuka n'umubyaza wawe. Haba abantu batatu, hari umubyaza, hakaba umubyeyi, hakaba n'umumenta n'umurezi. Abo bantu batatu, mark the 3 people in your life. Hari umuntu wakubyaje. Kuba warambyaje ubutumwa bwiza ntago bikugira data, wabaye umubyaza. Okay? No kuba undera ntago bikugira ko ushobora kumbera umubyeyi wo mu mwuka. Okay? Umubyeyi wo mu mwuka ni wa muntu identifyingana nawe. Identifyingana nawe nuko wisanisha nawe. Wisanisha nawe, afite comportement nizawe components zikugize n'izimugize bijyanamo rwose. Nta friction irimo, nta bintu byo guhatiriza birimo, nta bintu byo gukoresha imbaraga n'agahato birimo. No, biroroshye. A father ni umuntu nonka nkumva ndose rwose. Nta nubwo bimusaba kumbwira ngo my son, which is very good. Nabyiza cyane. Paulo yakundaga kwandikira Timotheo akamubwira ngo mwana wanjye. Timotheo igice cya mbere n'umurongo Timotheo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 2 ngira ngo ambwira ati mwana wanjye Timotheo, nabyaje ubutumwa bwiza. So yamubyaje ubutumwa, arangije anamubyara no mu mwuka, aranamurera, aramwumvira. Hari ibintu bimwe biba byoroshye ushobora gufatiraho urugero. Umuntu niba ari umubyeyi wawe, ni umuntu ukubwira ikintu ukagikora bikoroheye, ugikunze. Hagiye kudusomera ahantu wumva ko kantu ko nyine tugasorezo. Ni aga compliment nashaka gushyiraho gusa ku buryo abakozi Imana bari bavuze. Timotheo igice cya mbere, Timotheo wa mbere umurongo somera umurongo wa 2. Ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Umwana wanjye nyakuri. Wow.
uruvuga unamutoranyije mu bandi, umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe. ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. umurongo wa 3, ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze. uruvuga unamutegeka ubwo najyaga i Makedoniya, nk'uko nagusabye kuguma muri Efeso, ndagusabye hagume nk'uko nabikwingingiye na mbere ubwo najyaga muri Makedoniya. kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. kugira ngo hagume, tuzatuma abantu bigisha ibindi bintu. So mu yandi magambo, hari ibintu utumenyetso duto duto tugaragaza ko umwe ari umwana undi ari umubyeyi. Niba nshobora kumuhitamo bitwara igihe kirekire, sinzi niba ari gukurikira icyo turi gusobanura uyu nguyu, kuko sinzi niba ari hano icyo turimo turabivugaho, ariko niba hari icyo wabivugaho bakubajije. abaje ngo niba guhitamo umubyeyi wo mu mwuka ngo bitwara igihe kirekire. arabaze niba bitwara igihe kirekire. kugira ngo uhitemo bitwara igihe kirekire. No, ntago ari ngombwa, bishobora gutwara igihe kirekire kimwe uko byatwara igihe kigufi. Biterwa n'uburyo urimo kumva connection irimo kuza. Okay, hari ukuntu wumva connection yihuta, hari n'igihe bigusaba kubanza gutuza ukumva niba uyu muntu yakubera umubyeyi wo mu mwuka. Hari ibyo ubanza nawe kureba, ukareba niba koko ubuhamya bw'urabukura bwishimira, imiterere y'urayishimira, buri kimwe about him. Hari uwo bitwara igihe, hari n'uwo bidatwara igihe. Iyo connection nko umukozi w'Imana Jackson yabivugaga, hari igihe iyo connection iza yihuta ntibigusaba igihe kinini cyane, ariko n'igihe hari igihe utarabona icyo wumvaga washakaga ukagenda buhoro. So nta timeline, nta gihe runaka twavuga ngo nibyo bihitamo cyangwa se nibyo biri standard wakurikiza kugira ngo uzahitemo kumenya ko uyu yaba umubyeyi wawe. Nta gihe. Hari undi wabajije ngo ese umushumba wawe mu itorero ashobora kuba umubyeyi wawe mu mwuka, cyangwa ashobora kuba umushumba ariko ukagira umubyeyi hanze y'itorero? Urakoze kubaza iki ngiki. Ntago wagira umubyeyi uri hanze y'itorero, wagira umumenta uri hanze y'itorero. Umuntu utagushumbiye atari umubyeyi wawe aba ari menta wawe gusa. Uba waje kumusura nka menta, ntago wicaye ngo akubere father cyangwa mother. Ese Pastor Tom, iki kiba cyarakuzanye muri iryo torero? Ndagira ngo twumvikane kuri iki ngiki. A father, a mother is someone that feeds you on a daily basis. Nugutekera, akamenya ibigukwiriye, akamenya uburyo balancing that igukwiriye zagukuza. Umuntu kuvangira indyo, umuntu umenya ukukura. Reka mbaze mbere ku ruhare rw'umubyeyi mu buzima. Uri umubyeyi wawe, wowe wita spiritual father, ni umuntu wita ku ndyo urya, ni umuntu wita ku mikurire yawe, ni umuntu uzayidentifyinga akamenya impano zawe, ni umuntu uzagukurikirana akamenya ko ugeze ku gihe cyo kuba ikintu runaka, n'igihe umuntu ugukurikirana akamenya ko ugeze igihe cyo kuba watangira gukora imirimo runaka, akamenya impano zikurimo, akamenya n'igihe azagushyira mu nshingano runaka, akazamenya n'igihe yazagutoreza akakohereza. Nk'uko turimo kubona Paulo arimo kubigenza kuri Timotheo, arambwira ati mwana wanjye wowe guma hariya, jyewe ndahangaha. Okay, so menta ntabwo ibyo ngibyo abikora, ntabwo ibyo ngibyo menta bikora. Menta ntabwo ari ngombwa ko mwicarana, muramutse mwicaranye good, ariko si ngombwa ko mwicarana. Ushobora kumentoringira ku bitabo yandika, ashaka kureba imyitwarire ye, uburyo agendera, uburyo afata ibyemezo, uburyo akora ibikorwa bye akora, ukabyigiraho, ariko ntabwo ari ngombwa ko municarana buri munsi. Ariko a father ni wa muntu gutoza mu buryo bwa buri munsi, wigiraho kuba icyo ugomba kuzaba cyo, akugaburira, agukuza, akurera, akureberera mu isi y'umwuka. Sometimes reka mbagira inama, hari igihe bitari ngombwa, nta nubwo ari na ngombwa cyane kwirinda kujya wihora wicarana na father wawe mu mwuka, kwicarana nawe buri kenshi. Iyo wicarana nawe buri inshuro nyinshi cyane,
bituma utigira kuri we. He becomes a colleague. Aba umukolega akava muri inshingano yo kuba umubyeyi agahita aba umukolega. Ntutangire kwiga kuri we ahubwo akaba umujyamo. Ayo niho dukunda gukorera amakosa kenshi. Umuntu agatakaza umwanya wo kuba umubyeyi kubera ko yamaze kuba umujyama. Icyo gihe ntabwo aba ijambo rye riba rigifite uburemere ku buzima bwawe, kubera ko turasangira buri munsi, turiranwa buri kanya, buri kintu cyose. Avoid having daily access to the person you call your spiritual parent. It does not help you. Pastor, reka nongera akantu gato. Usanga arakantu waruvuze, usanga nk'abantu begereye umubyeyi mu mwuka cyane, usanga bagwa mu kumenyera imitego yego ya spiritual ya familiarity. Familiarity nukuvuga ngo ugashiduka ko turabana, ejo twakoranye mu office turi kumwe tugize gute, ariko buriya iyo utangiye kuba familiarity n'amavuta, ntago amavuta byara umusaruro muri maturity yawe. Donc gukura niki? Wa muntu iteka uvuga ngo ndashaka kumwigiraho, avuga ijambo rimwe nkaryumva nkagenda nkarisobanura, kuko ari umubyeyi atakubwira ngo ndashaka iki n'iki n'iki ABC, no, just akakubwira ijambo rimwe. So iyo utangiye rero kugetinga used kuri we no kuwabanye nawe, wakurikiranye wagize gute, usanga uri gutakaza iriya sonship. Mbereke ko sonship ni umutima, ni umutima. Uko hari ukubwira ijambo avugeze maybe ko hari icyo ari kumbwira. Ibaze iyo Elisa aza kumvira Eliya akamwe ati sigarira, agasigara. Rero yabonye ukuntu amubwiye ngo sigara, bate uyu mugabo ntabwo nasigara, iki nicyo gihe cyanjye cyo kwakira. So icyo nshatse kuvuga ni iki, igihe uri kugenda umenyera umubyeyi wawe kubera kwirwana, mwabanye, mwacirinze. None hari n'igihe ababyeyi bamwe usanga bafite character zo kuba cool, ntago aremera, ntago yifunga, ntago none ugasanga watangiye kumwereka ko we mu buryo bumwe cyangwa ubundi atangira gutakaza autorite ku buzima bwawe. Akumva ikintu yakubwira ko ugasanga sometimes ikintu yagombaga kukubwira ngo umukorere ari kukikorera. Nubona ko kantu menya ngo kabaye yego. Ikintu gikomeye ndabizi ko kiri bumvwe n'abantu bakeya, ariko iyo utangiye kubona umuntu ari kwikorera ikintu akagombye kuba yikorera kandi muri kumwe, menya ngo umuriro watse. So ni byiza rero kugira gute, nubwo muri kumwe ariko keeping your distance. Keeping your distance mu mutima wawe, wumve uri umwana. Yego, you have to serve closely, hari responsibility, uri admin wa church, uri hari uburyo buri close aho hafi. Menya ngo not define connectivity. Wow. Kuba ndi hafi yawe ntibisobanuye ko turi connected. Actually, proximity is not connectivity. Ushobora kuba we unyegereye kurenza abantu bose banyegereye ariko tutari connected. Wow. Yesu ajya kujya gutangira ministry ye, pastor, cyane cyane aho navuga ngo nibwo ya launchinze ministry ye. Nyuma y'igihe kirekire bari abagabo bamukurikira, intumwa ze zimukurikira zigenda nawe, ajya kujya gukora official launch y'icyamuzanye gukora. Yagitangire muri Kana y'Igalilaya, igice cya 2 cya Yohana. Uwo Musa ajya ku kilaunchinga yamaze gushyiraho ikintu cyitwa separation, distance. Mama we yaraje aza muri ya position yo kwitwa mama, araza aramubwira ati mu office hano ko babuze icyo kunywa, aramubwira ati mugore, mu yandi magambo, hey, take your position mama, take your position. Ibi ngibi byagiye ku rundi rwego, ntago bikiri bya mama. Ubu namaze kuba icyo naje kuba cyo. Ntago ushobora gukora ikintu cyakuzanye mu buzima bw'umuntu utaraguha position yawe ngo nabafatiye. Ntushobora kuba a blessing mu buzima bw'umuntu ucyumva ko they have access. Uracyari grand frère, uracyari petite sœur, uracyafite za position mu buzima bwawe. Atarakumenya nk'umukozi w'Imana ntibishoboka ko bamubera umugisha. Agomba kubanza gufata position ye. Mu yandi magambo aramubwira ati mugore. Amaze kumubwira ngo mugore, Mariya yihunguye amatwi aravuga ati ibintu byahindutse.
ndagira ngo muze gukurikira musome ijambo riravuga ngo bigeze hasi amaze guhindura amazi divaye hepfo ngo intumwa ze ngo zibona kumwemera. So arimo aragenda n'abantu batamwemera. Do you see that? So amaze igihe cyose agendana n'abantu batamwemera ariko baramukurikira. So not everyone follows you, believes in you. Ntago buri muntu wese gukurikira kwizera kwemera. No. Until people take their positions. Bamaze kubona ahindukiriye mama musubije mu mwanya we, nabo babona ko ibintu byahindutse, babona ko atari bya bindi, babona kwemera umuntu barimo kumwe nabo. So not every time people following you around you believe in you. No. So proximity is not connectivity. Be watchful. Pastor, reka nsoze kana. Yes, akantu bavugaga ya. Natangaga icyo kintu kubera ko ni ikintu gikomeye mu mubiri wa Kristo. Siritu nk'abantu begereye abashumba, begereye abakozi, ababyeyi babo. Nukuba paying attention cyane. Hari story imwe y'umupasteri yabanaga n'umudamu we ari gukoreshwa ibintu bikomeye cyane. Ni story ya challenges ubuzima bwanjye cyane. Arangije akoreshwa n'Imana pe, abantu bagera muri church bakaruhuka, ba miracles, ijambo biri deep, ariko mu rugo rwiwe, umupastor mu rugo rwe ubuzima butameze neza, financially indura. No, umugore we umunsi umwe ahagaze ku gatuti ari kubwiriza, umugore atangiye kuvuga ako ni guta blessing abandi. Yes. Abandi batabarwa, abandi bahabwa umugisha mu mavuta y'umugabo wanjye, none njyewe wanjye nkaba ndi gustruggling. Sinzi ahantu yabikuye umwuka aramugendera ibyo ari byo byose. Igihe kina pastor ari kubwiriza agiye kubona umugore arahagurutse arasohotse aratashye. Umugabo aravuze hari ikintu nakoze, umugore mvuze ikintu kibi. None umugabo yirukanyisha amateraniro kugira ngo ajye mu rugo arebe ajye gutabara. Umuriro ni rwaka byagenze bite. Ageze mu rugo umugore aramusubiza ati kwasohotse ndagukoze iki, byagenze bite, hari icyo ti wowe wicara. Umugore arashisheka. Umugore kumba ari mu gikona ari gutegura, ari kugira gute. None umugabo kase tell me habaye iki. Umugore agaceceka. Umugore agenda ategura ameza. Urana abadamu hari amasahani aba n'ibisorori, hari amasahani n'ibisorori biba ahera. Njya mbibona. So ugasanga bisohoka yo rimwe mu mwaka, cyari bisohoka rimwe abashyitsi nabwo bimena. Asanga amasahani ahera yaje bya bisorori bateguye. None umugabo biramucanga. Umugore arangije ahita amupfukama imbere ati mukozi w'Imana, tabara urugo rwanjye rufite ikibazo gikomeye. Umupasiteri wabivuga wese yumva amavuta ngo ajya yumva ari ku gatuti. Atari pastor, atari father. Ntago yabonaga occasion, ntago yabonaga amavuta y'umugabo, ntago yabonaga opportunity yo gukora mu rugo. Kubera iki? Kuba kugetinga used, kumenyera. So ikibazo gikomeye cyane. Amavuta utubashye biragoye ko agukorera kandi biragoye ko agufata authority. Buri muntu wese sirita abantu basavinga mu itorero, abantu basavinga umubyeyi, sirita abantu bamuziranye mwaragendanye urugendo rurerure no gupaying attention cyane. Amen. Dukomereye amashyi biraryoshe. Hari umuntu wabajije ikibazo ngo ese umubyeyi wawe w'umubiri ashobora kukubera umubyeyi wo mu mwuka? Ndatekereza ntavuga ngo nikanda kuri bugisubize. Ninde uwumva yakidusubiza nta kibazo. Icyo nta n'ibintu byinshi, nta n'ibyanditswe bisaba. Yamukubera wabugize amahirwe akubye kabiri. Ugize umubyeyi wawe ari n'umubyeyi wa mwuka rwose yaba ari double portion of a blessing. Kabisa cyane rwose. Hari umuntu waseye nkaho avuga kuri cya cyanditswe cyaba Efeso 6:2-3 ngo batubwiye itegeko rya mbere ari ukubaha so na nyoko kugira ngo mubone amahoro muramire mwiza. Rero bivuze ko kubaha ari bo tubikesha. Ariko aho ngaho bari gukomparinga ababyeyi mu mubiri n'ababyeyi mu mwuka, kandi Pastor Tom yabisobanuye. Abo ni ababyeyi bose bafite inshingano zitandukanye ku buzima bw'umuntu. So ntekereza ko ahari yagize confusion
nuvuga ngo hari ababyeyi mu mwuka bafite icyo bagomba gukora mu buzima bwawe, hari ababyeyi b'umubiri bagomba nabo kugira icyo bakora mu buzima bwawe. Ariko avuga ko ababyeyi mu mwuka ari bo bantu bafite imbaraga cyane. Kubera iki? Kubera ko ari bo bari kukujyana aho ubugingo bwawe buzahoraho. So ntekereza ko nitubijyana muri comparison biraza gutanga confusion, ariko buri wese mwubahire na responsibility afite ku buzima bwawe. Ntekereza ko hano hari undi wabajije ngo ese ko hari igihe ugira umutoza ngo ukabona ibyo yakwigishije bihabanye n'ibyo yakoze. Ugatangira mbese kugira ikibazo ubuzima bwawe kuko wamugenderagaho, wabigenza uti? Harimo nanone reka twe kubisoreza aho ngaho tubirebere hamwe. Wabibwiwe n'iki? Ni gute wamenye gute ko atakigenda uko yagendaga? Hagomba kuba hari ibintu wahereyeho. Nahe twahoze tubabwira yuko ikintu cyamwere amwe mu makosa dukora nuko twushaka kwinjira mu buzima bw'abatoza bacu cyangwa bw'ababyeyi bacu. Iyo umuntu amaze kwinjira mu buzima bwe cyane ntabwo aba akiri umutoza wawe cyangwa akiri umubyeyi wawe. Let me tell you people, some people have come into the lives of mentors to collect, especially the material gains. Ukafata Jackson ngo akubere mentor, ariko action ntabwo umushaka kuba mentor wawe, uramushaka kuba a connection, ni inzira ishaka kuza kugeza kwa Pastor Sera. So that time is not your mentor, he's the door. Yaba ni umuryango, ntabwo ari mentor. Okay? So icyakabiri, let me tell you this, if you want someone to be your mentor, never take them for your financial sources of a blessing. Never collect any money from your mentor or your spiritual father. Kuko uburimo kwikururiraho umuriro wo kuzabura ikintu cyo uriya muntu afite kandi cyagomba kukubera a blessing. So sometimes ushaka ngo natangiye kubona yarahindutse, ibyo namwigiragaho sibyo nyirimo kubona. Wamugiyemo cyane, urabyumva, uramumenyera, utangira kubona ibyari biri strength bitakiri strength, byarabaye weakness kuri wowe. If you want someone to keep mentoring, keep a distance. Niba ushaka umuntu akomeza kubera mentor, shyira distance hagati yawe nawe. Bizatuma utabona amakosa ye, bizatuma utabona weaknesses. Let me tell you, in English they say, the more the monkey climbs a tree, the more it exposes its anus. Uburyo inkende irushaho kuzamuka nibwo irushaho kwiyambika ubusa. Sometimes what you call strength, rather weakness, is not weakness. It is because wijiyemo cyane birakabijya. So bitangira ubona wa muntu araganira, buryo turaganira tukagira gute. So utangira kumva ibyo bakubwira, utangira kumva ibingibi nabiriya, utangira kumva ibingibi nabiriya, utangira ngo ndakonsege mbona atitwara uko yitwaraga, nuko mbere wabiboneraga kure, none uyu munsi warinjiye wumva ibyo utakagombye kumva. So sometimes ibyo twita weakness is not weakness, ahubwo ni access wagize. Ni access wagize. So sometimes buri hari abantu, reka mbabwire mbaho urugero rworoshye. Hari abantu batubona hano dukora umurimo wa gishumba batazi ko turya ibyo kurya by'umubiri. None ejo yabona urimo kurya vote akumva arumiwe. Reka mbabwire turarya no kuri pe cyane, ndetse cyane bikombe, bamwe tugira peti zitangaje. Ariko kubera ka distance gahari, hari umuntu aba yumva disi uriya muntu none yabona ukuntu Imana wenda yagukoresheje cyangwa igigukoresha, akavuga ati ntago bishoboka. Urumva bati ni gute pastor ry'ibyo kurya ko yakaba yasenga buri munsi. Urumva, so biterwa n'ukuntu urusho kugenda winjira mu buzima bw'umuntu, bigatuma utakaza cya kintu wari urimo ukurikiye. Ntago cyamuvuyeho, ahubwo winjira uburyo utagombaga kwinjira. Ikindi nakongeraho, a spiritual father n'aba mentors ntago ari abamarayika, ni abantu nk'abandi. So hari igihe umuntu ajya kureba mu spiritual father
nkaho agiye kureba Imana, ukibaza nta kosa ntagira gute nta so ntekereza ko umubyeyi mu mwuka cyangwa umumenta n'umuntu nkundi ashobora kuba yakosa, ashobora kuba atakora ibintu uko bikwiriye mu mboni yawe, biterwa n'ukuntu umuntu areba. So ntekereza ko ikintu cya mbere ugomba menya ngo ni umuntu. Anytime ashobora gukora nabi, anytime ntube na desi, kuko hari abantu benshi bagiye baba desi bitewe wenda n'ababyeyi babo n'abakozi b'Imana, kubera ukuntu twabafashe nkaho ni Imana arera. Ejo wabona akantu avuza akantu akomerekeje umuntu noneho nawe ni gute umuntu nk'uri akora ikintu nk'iki, ahubwo se ni gute wishyizemo ko atakora ikintu nk'icyo. So ntekereza ko reba icyiza umukuraho kuruta ikibi yakora. Ikindi Apostle Gitwaza niyo yigeze kuvuga aka kantu, twige gukura amahwa mu ifi. Kuko ifi ifitiwa hari urifata ngo ayijugunye ntayirye, ukuramo ihu ukarishyira ku ruhande ukarya yafi. So bishatse kuvuga iki? Ntago turi perfect, abamentazi n'ababyeyi ntago bari perfect, ariko iga kukuramo ubundi wowe wigene. Ntekereza ko ibyo nabyo bizagenda bidufasha. That's right. Urugero rworoshye, reba ku rugero rwa Nowa n'abahungu be. Nowa n'abahungu be barahita baguha perfect example y'ikintu cyitwa fatherhood na sonship, cyangwa kuba umwana n'umubyeyi. Nowa ngo aranywa arasinda, amaze gusinda umwe mu bahungu be araza abona ubwambure bwe. Amaze kubona ubwambure, iyo ni weakness. Ubwambure ni ikimenyetso cya weakness. Abona intege nke zase, abona ubwambure bwa se. Abonye umwanya kugira ngo arinde ubwambure bwa se, aceceka covering, agenda yirukanka ati uzi ko mbonye papa yambaye ubusa, papa yambaye ubusa. Abandi bana bafite bazi se isi cyari cyo, bafata umwenda baza bagize bate, baza bareba batwikira se, ushaka kureba ubwambure bwa data. Niba hari ibintu intege nke wabonanye umwuka, twikira. Yego nibyo, twikira kugira umwana kikamugira umubyeyi. Nuko ikingira umubyeyi kikakugira umwana, nuko uri muri bushobozi no mu bubasha bwo gutwikira intege nke zanjye mu gihe wazibonye. Nuko wasanga bantera amabuye ukandengera, nuko wasanga bamvuga nabi ukandengera, nuko wasanga nambaye ubusa ukandengera. Impamvu nkuko nahatangiye mbabwira kare, mbwira abantu kuri church, nkabwira bino bintu byo kwita daddy nati mube mubyihoreye. Ni kuko uyu munsi uramutse usanze ahantu ugasanga mpfunduye agacupa ka wine ndimo kukanywa, umwanzi yandashaho umwambi, ntago waba ukinyisa daddy. Nibyo. None se niki kibihinduye ako kanya? None se ubu daddy bwari buri muki? So bwari buri mu myitwarire yanjye, ntago byari ari je wari daddy. Yego. So hold your daddyship. Niba utaragera mu rwego rwo kuba wasanga nagize intege nke ahantu ukandinda, ntago uraba umwana wanjye. Niba ntarahagarana nawe mu ntege nke zawe, ntago. Urugero, niba ngufite muri church uri umwana wanjye, ukagira ibyago ugatwara nk'inda ugakora icyaha, I will not throw you away. You are my daughter. Nibyo. I will protect you. One of our daughters in the church yatwaye inda, yarigikizwa gutya kiri umwana mu gakiza, wari boyfriend we bari bafitanye atarakizwa amutera inda, amuteye inda. This was the time twagombaga kumuba hafi kurenza igihe cyose na mbere ataratwara inda. Kubera iki? Aha niho tugomba kugaragariza ko turi ababyeyi mu gihe cy'ibibazo. Niho twahagararanye nawe, niho twagendanye nawe, niho twamutelefonnye, niho twamuvugishije, niho twamusapotinze. Every single day we would follow up. Every single week she would meet one of us. Mpaka kugeza byaye, kugeza n'uyu munsi. Ntago dushobora kumusiga. Kubera iki? Yageze mu ntege nke ariko n'umwana wacu. So niba utarashobora guhagarara nanjye mu ntege nke wansanzemo, nusanga umwanzi yanteye umwambi ngo ukuremo unyomore dukomeze tugende, then you are not a son. You are not a daughter. Niyo mpamvu nababwiye kare ngavuga ngo father son relationship ni relationship, ni commitment ya relationship. Ntago ari amagambo, ntago ari izina, ni imyitwarire hagati yacu twembi. God bless you. Imana iguha umugisha pastor, ko muyakome neza.
ibibazo ni byinshi ndimo kugenda ngerageza. Hano hari uwabajije ngo ese ntibishoboka ko umubyeyi ashobora kugira amarangamutima ntabe yakwibonamo kandi umukunda by'ukuri? Ntibibaho. Ni ukuvuga ngo nimba koko ubwo duhita dusubira ku ipfundo ry'uburyo wamubonyemo, ya spiritual attraction navuze ko igomba kuba hagati y'umwana n'umubyeyi. Kuvuga ngo umubyeyi agize amarangamutima ntiyakwibonamo, sinzi ubwo ukuntu byaba byagenze. Ushobora kuba wibeshye cyangwa mwaragendeye ku marangamutima, wongera ucekinge kuri ya point aho byatangiriye aho ngaho. Pastor, icyo kora ashobora no umubyeyi ashaka kugerageza ibyo wita amarangamutima, bishobora kuba ari ikigeragezo nabyo. Elisa ahitamo kujya gukurikira Eliya, yamuhaye ibigeragezo bigera muri inshuro nk'enye cyangwa 5. Yaramukurikiye, arabanza first of all yaramubwira ngo wandindira gato nkabanza nkajya gusezera data na mama nkaza tukagenda. Numva aramubwira ati ninde wigeze, hari icyo nakugutwaye? Do what you want. Hari icyo nagutwaye? Araza arakurikira. Bageze i Gilgal, sinibuko hakurikirana, don't worry. Bageze i Gilgal baramubwira ati wasigaye hano? Ndaramubwira ati oya, ntago mpasigara. Arimo aramugerageza, arareba uyu nguyu unyise papa ari willing kugendana nanjye mu bibazo byose. Buriya hari ahantu i Gilgal, Yeriko, i Beteli, Yorodani hose hafite spiritual implications. Spiritual implications. Hari icyo byari bisobanuye byose. Ariko icyanyuma kugera kuri Yorodani, agiye no kugera kuri Yorodani aramubwira please sigara ahangaha. Umuntu uzakubera umubyeyi mwiza akenshi azabanza kugerageje kubanza kukwikuraho. Akenshi akwima distance, akwima access. For example, urakoze cyane. Uyu bamwimye access kumara imyaka ingahe? 2 yose. So ibi ngibi umwe ashaka kubibona akavuga ati buriya se papa ntabwo yagize amarangamutima agashaka kwikuraho uyu nguyu. Arashaka kureba uri willing gukurikira cyangwa uri marangamutima ahubwo wankurikije amarangamutima. Ndizera ko umuntu wakurikiye imyaka 2 umwandikira ku manywa na nijoro, ku manywa na... Hari umwana tugira buri mu gitondo ko bukeye amaze imyaka 4 buri ko bukeye yandikira Pastor Anita bonjour mama, bwagera nijoro agiye kuryama bonne nuit, every day for 4 years. Nta munsi n'umwe arasibamo. I look at this lady and I'm like, hari abantu bagira commitment kweli. So some of us, we take things, we want things. Niba naje nakomanze kingura mama yego mwana wanjye, this is not mama mwana wanjye. Izo ni kugupamparinga bitazagira icyo bikumamarira. Hari ibintu byitwa pampering that will not help you. Ntago bishobora gutuma hari ikintu cyiza kizakuvamo. Umubyeyi mwiza aragutoza, ashaka ko agira ikintu cyiza kizakuvamo. Niyo mpamvu akubwira ati sigara hano ukanga kurikira, sigara hano ukanga kurikira. Buriya test ya nyuma ya Eliya na Elisa yari test ya humility, yo guca bugufi. Yorodani na hantu niwo mugezi wa mbere ku isi mu mateka bavuga ufite inkombe imanuka cyane kuva hejuru kugera ku mazi. Niyo nkombe imanuka cyane kugira ngo bamanuke bave hejuru bagende gahoro bakandagira mu mazi bajye kwambuka amazi. Hari inkombe ndende cyane. So that was the test of humility. Are you willing to humble? Because you cannot carry this mantle. Ntago wakwikorera umwitero mfite utaraca bugufi. Ikigeragezo cya nyuma Eliya yahaye Elisa n'ikigeragezo cyo guca bugufi, kumumanura kugera kwa arebe ko akandagira muri Yorodani. Ntushobora kwambuka Yorodani ngo uzasingira umwitero utaragera kugera cyo kwemera guca bugufi. So that is a sign of humility. So most times ibyo wita ngo namaranga-mutima y'umubyeyi wawe nugusubizwa inyuma, nukugera nugutestinga character, nugutestinga ikintu cyitwa character. Ukuramwa amaranga-mutima ugatestinga character. Your character itari willing gukurikira, you forget. Thank you. Wow, Imana ibaha umugisha. Hano hari wabajije ngo ese umubyeyi wawe wo mu mwuka yaba kure yawe, yatura kure yawe? Kuko Pastor Tom yavuze ko agomba kuba hafi yawe ku buryo mushobora guhura no kuvugana byoroshye. Ariko hano ntaraha bano bashumba umwanya, reka ngira ikintu mbivugaho.
nkanjye par exemple nabaye muri Zayoni, Apostle ari umubyeyi wanjye, ariko ntago twahuraga ngo duhoberane ngo mubwire ibibazo byanjye. Nakiraga kuri podium kuko numva mukurura nkamwemera. Iyo naga mfite ikibazo yansuraga mu nzuzi akambwira ngo akabirangiza akanganiriza. Donc iyo muri kuba kumwe sigurki, kuba kumwe bya mbere ni mu mutima. Yego. Imana bahumugisha. Wenda nakandi pastor muri iyi si ya none birashoboka bitewe n'igihe turimo. Urugero Pastor Sera ashaka kugushumba uri mu Burayi, okay, ashaka gushumba uri muri muri Amerika, ashaka gushumba uri mu kindi gihugu cya Afrika, ashaka gushumba uri bitewe n'impamvu zo kuba kure nizihe. Okay, ariko ntabwo akwiye kugushumba kubera umubyeyi uri kure kandi uri hafi. Uribo kuva icyo shaka uri kure kandi uri hafi. Uri ahantu hakabaye hamuba hafi ariko ukigira nk'umuntu uri kureye kandi ukavuga ngo ni spiritual father wamba spiritual mother wanjye. No, hari impamvu zitumye uri kure nk'abantu bari online, atari abari hano bari mu kazi kubw'impamvu z'akazi n'ibindi mpamvu. Umuntu ari muri diaspora vuga ati uriya niwe mama wanjye wo mu mwuka. Iyo shatse kugira icyo mbaza concerning spiritual matters, niwe mpamagara, niwe nandikira, niwe mvugisha. Iyo nagize ikibazo cyose challenge icyo nkeneye kugira icyo menya, niwe nakwandikira, niwe navugisha. Yes, ibyo nibyo. Ikindi kibazo nanone mbona gisa nkaho kigoyemo, shaka ko mukisobanura neza abantu bakagisobanukirwa. Hano umuntu yabajije ngo se iyo umubyeyi wawe apfuye ngo icyo gihe umusimbuye niwe uhinduka umubyeyi wawe cyangwa ushobora guhitamo undi wahandi. Ntekereza abaza ngo nk'itorero tuvuge umuyobozi w'itorero, umupasiteri w'itorero igihe apfuye uje gusimbura iryo torero niwe uhita uba umubyeyi wawe cyangwa nakwishakira undi wo hanze akaba ari wumbera umubyeyi. Kirasa nkaho gifitemo akantu kagoyemo. First of all, I'm sorry niba ari jewe nta kibazo. Turagisharinga twese. First of all, umubyeyi wawe wabyawe n'umubyeyi icyambere wavutse mu muryango. Okay? So bivuze ngo wavutse ni bahumugisha. Rero reka Pastor Jackson dusabira umugisha nta kibazo. Turakomeje mu kanya dufite amateraniro nimugoroba hamwe na Bishop Bosco. Nitugirwa ubuntu ejo tuzakomeza na Pastor Jackson. Ndumva hari ibintu bisigaye muri njyewe nanze kugenda mbaza kubera ko nari ndi gucunganywa n'isaha hariya, dusigaje iminota mike ngo dutangire amateraniro mu kanya. Wewe wafashe umwanya wawe ukareba ubutumwa ukaba ubugejeje ku musozo, turagushimiye. Niba utarakora sabone cyangwa subscribe bikore kugira ngo ujye ubona ubutumwa bushyashya. Wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye uhabwa notification za video nshyashya. Ufite igitekerezo, ufite icyifuzo cy'uko twavugurura uyu murimo, twandikire hasi muri commentaire, urabudufashije. Ubutumwa bwohereza bagenzi bawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Urabudufashije kwamamaza ubu bwami. Uhabwe umugisha.